Daniel in the Lion's Den. Niko dutangiye Daniel mu rugobo rw'intare. Dutangiye dute n'ingabo ku mafarashi ingabo z'intambara. Sasa rutubwira ngo mu myaka mikeya y'urupfu rwa Nebukadnezar, within a few years of Nebuchadnezzar's death, ingabo nyinshi zegera Babuloni aho ngani kwa Nebukadnezar, ziyobowe nande Cyrus cyangwa se Kuro, umwami w'Ubuperesi. Uwo Cyrus bamwita Cyrus, king of the world. Yeah, Cyrus umwami w'isi. Ngubu ngo batatse hehe? I Babuloni. Umva mubamenyesha ko twahageze. Imikomangire niyo. Abanyababuloni bamenya nta mahirwe bafite. Bemera Cyrus arinjira ngo ni Kuro, nta by'imirwano, without fighting. Nukubera iki? Babuloni yari ikomeye tuzi. Ni kuki bayifashe mu buryo bworoshye gutya? Iyo nkuru wayishaka. Cyrus abantu kuba abonye filime. Sorry, kansubize inyuma gato. Mwihangane. Abo basore bangahe kuba abonye filime ya Shadrach, Meshach na Abednego, abo mwabamenya. Utarayibonye sora chano yanjye. Cyrus azatubohora. Ni ubuhanuzi n'impamo. Uwo ni Daniel abwira Azariya. Barabanza mu icyubahiro Cyrus. Kuro, umwami Kuro. Sasa kugira ngo arinde bagenzi b'Abayuda, Daniel aba inshuti na Cyrus. Sasa akantu gatongira nkubwire, iyi filime bagaragaje ari umwami Kuro, ariko Bibiliya itubwira ko ari umwami Dariyo Umumedi. Umwami Dariyo ubwo ko muze kukihanganira. Daniel akomeza gusobanura inzozi. Daniel, inzozi zawe zisobanura iki? Ntabwo ari inzozi zanjye mwami. Hani Babuloni habaye umuhanuzi Yesaya. Yaravuze umwami n'ukuboko k'uburyo azafata amahanga imbere ye. Uwo mwami ni Cyrus. Kuro. Izina ryawe ni wewe. Bivuze Imana iri kumwe nawe. Sasa nkubwire, Daniel yabaye inshuti na Cyrus. Kuro si Cyrus gusa, n'abandi bami bamubanjirije, yaba Nebukadnezari, yaba umuhungu we Belushazari. Umva kubw'impano yari yarahawe yo gusobanura inzozi n'ubwenge. Sasa Cyrus umva ntakagije, ariko nta n'umwe wishwe no gushimagiza. Sasa ndagira ngo igihugu cyari cyaragabanyijwemo intara nyinshi. Izo ntara zihabwa abayobozi b'intara, bagira abandi bayobozi batatu babakuriye. Muri abo ngabo Daniel yarimo, ariko Daniel niwe wakundwaga cyane. Sasa dore bagenzi be ishyariye. Umwami yabasuye ariko nta bandi ari kuvugisha, dore yuko yishyanuza. Cyrus yagize byinshi, yakoze byinshi, nk'uko ibyanditswe bizabigaragaza. As the records will show. Yes, siko bigomba kugenda se. Niko nge nararwanye. Sasa uyu abona ntabwo bamwitayeho, yaje kugira ngo bamwiteho. Ndi Cyrus, umwami w'isi. Umve ishyari. Yarangiza akishingikiza buri jambo rya Daniel. Nkawe nta mbaraga zo kwitekereza koko. Daniel agomba gukurwa mu nzira. Umva
hehe tayari umugambi bawuciye umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ukwezi kose nta gusenga pe bari gutwaramo abantu bawe ntabwo nakwisubira ku jambo ryanjye nge nabasezeranije kwishyira ukizana mu byo gusenga umva pe nagasuzuma gato ko kureba niba bakwizera ko kuganduka kwabo bagize abayobozi benshi turashaka kumenya ngo tumenye neza ko bakubona nk'umwiza kubaruta bose ubaruta umwami w'isi nk'uko yitiraga Cyrus King of the world niko yitaga ntuza kuro kumwana niko mwami kuro yitaga bamaze niko se nibyo se nuwo mugambi mwapanze nta kindi bashaka gutega Daniel arabanza arabareba ariko nawe undi mugambi ubyihishe inyuma ubwo nta nukungwanira ishyaka muzane mbisinye kandi mwibuke yari inshuti ya Daniel cyane si arayitera kashe bumva barafatishije ukwezi kose nta gusenga tayari byageze kuri ba Daniel umva wenda bivugitse nk'impamvu kuri kuro ariko barabizi ntitwabyemera umva uyu ni umutego wa twese baradushaka turi abapfu uwo ni Daniel na Azariya ayiwe ukwezi kose turagira dute ntabwo mbizi ariko icyo nzi sinabaho ntasenga Imana yanjye niko bimeze ubu n'umukristo nagomba kuba niko ibyo ni biki Daniel uyu yasengaga 3 ku munsi gahunda yagombaga gukomeza ibyo ni ibiki ahita yinjira agezeyo wewe dore gukumbura gusenga dore kubanza gufiringa gusenga aratangira mwibukanga nuntabare Mana mu izina ryawe ungirira imbabazi ushingiye ku rukundo rwawe rudatenguha according to your unfailing love ntabo muri kurebira hirya akomeza Daniel avuga unyobore mu umutima wera pure heart Mana unyobore mu mwuka wawe sasa dore bari aranababona aranababona ni kuri kutubona ukanakomeza ugasenga ibyo se ni ibiki ntunce mu maso hawe sorry ntihangane gusubiza inyuma ntunyirukane mu maso hawe ngo unkureho umwuka wawe wera ahubwo ungaruremo umunezero w'agakiza kawe byamubonye maze umwuka ushaka ambungabunge to sustain me byabandi umva urugambo turarutwaye tugiye kukurega wubahutse umwami ibyo ntacyo bibwiye Daniel niko kuko kubahuka kuro Daniel baramufata bamukatira urwo gupfa sentenced to death urwo gupfa tayari bamuzanye dore n'ubugome genda izamo yewe n'ubugome bwishi ishyari ibi
ubwoba sasa, yewe niko ariko intare zazimaze igihe zitarya. aratinya yumvaga ari urupfu rumwegereje. iyo bimeze bityo ukora iki? iyo bimeze bityo ugira iki? nta kindi kintu cyaguhumuriza, usibye kumva ko uri kumwe nande na omnipresent ubera hose icyarimwe. gusenga ntabare Mana ku bw'izina ryawe ungirira imbabazi, ku bw'urukundo rwawe rudatenguha, unfailing love. arangije arasenga. intare se ugira ngo ntibahise baba inshuti, bibera inshuti. igitondo gikurikiye Kuro amenya ko yakoze ikosa ribi. sasa babandi niko mwami, ntabwo merewe neza, are you unwell? Ntabwo nigeze nsinzira. Imana ishimwe ko ntakerewe. Niki cyaguteye kubura umunezero? najugunye inshuti yanjye. niko fungura mwami yifatiramo. ariko yatinya nawe. intare arareba. kumbe Daniyeli buriya yuzuye imirongo yo muri Bibiliya. yewe Daniyeli aramuhamagara. intare yewe niko kudusize. muhumure ntabwo muhumure, ndaje. ibyo kurya biri inyuma. umwami aramureba. Imana iri kumwe nawe. umwami sasa yumiwe. reba uburyo Imana yawe ni iya nyayo. uziko Imana yawe yagutabaye. yego. sasa nubwo nababwiye ngo Cyrus cyangwa se Kuro yakinye mu mwanya wa Dariyo, ariko ibi bintu agiye kuvuga byo n'ubundi niko bimeze nyakuri. Bibiliya niko ibivuga. umwanzuro wanjye n'uyu: abantu bawe bagomba gusubira i Yerusalemu, aho Imana yabo izasengwa, izanezezwa. sasa abantu ntibanimenya. rembo wa wundi ngo ikibabaje we ntibakigira insengero zo kuyisengeramo. mwibuke Nebukadinezari mu gihe cyo mu mwaka wa 3 abayuda bayobowe n'umwami Yehoyakimu. Nebukadinezari yari yateye abayuda insengero ashyira hasi, anyaga n'ibintu byo mu rusengero rw'Imana. sasa uraniwe nibyo avuga, niko ntibakigira insengero zo kuyisengeramo. sasa aramureba. ariko nkaho uvuga ntiturakiranuka, uzi uburyo watanze intuza washesaba umuntu, dore yigire cyane. ayiwe ngize isoni. umva we uwo mumujugunyira intare, throw him in the lions. umujugunyira intare nta soni. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umukiranutsi w'Imana imukiza amakuba, umunyabyaha akajya mu cyimbo cye. dore icyo bamukoreye, bamujugunye mu rwobo rw'intare. ubundi si ibyo gusa, n'abana n'umuryango. ibaza abana yewe umva icyo ziri kumukorera. Imana ishimwe.
the Bible. Sasa nuko igenze mbabwira ngo Imana yatabaye Daniel, iyo Mana na niyo Mana tugisengana n'ubu. Ni ya Mana icisha umuntu mu muriro ntashye, ni ya Mana icisha umuntu mu mazi ntamutembane.